iyo bambere mubwire ngo wagize neza kuza mucyo muri aho yo mwabukeye Imana ibahe baririmbyi bagize neza baje abakozi b'Imana namwe abera baje Imana ibahe kugera hano rero umuntu abona ibintu byinshi akwishima yego muri guma mu rugo narasenze ndi mu cyumba ndimo gutegura inyigisho kuri online aha bari ko wite uzongera ikigurira imiryango ongere ubwiriza kureba ariko namo none Yesu yarakoze abacuranzi barasohoje Imana ibahimigisha nitwa Hatangamungu Jean Bosco ntuye ku Kagugu hariya muri iyi minsi ndabarizwa ku itorero rya ADEPR Kampala hariya ku murenge neza wa Mageragere ubwo rero gisa umugisha wo kubana nawe Imana iduhaye umugisha reka dusome duhurire kwa Danieli igitabo cyanditse mu magambo y'ubwiru mosokre amagambo y'ubwiru mosokre ibice 10 n'umurongo wa 12 tugeze kwa 14 na 15 Danieli ibice 10 duhere ku murongo wa 12 tugeze kwa 15 na 5 nubwo buhanuzi tugiye gukomezanya n'undi bwatambutse mwahageze aherako arambwira ati witinya Danieli kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe tugicana n'Imana amagambo yawe yumviswe kandi niyanzanye obstacle cyangwa se inzitizi ariko umutware bwawe bw'ubuperesi amara iminsi 21 ambuza nyuma Mikayire umwe wo mu batware bakomeye aza kurutabara ngenda mu bantu b'ubuperesi nabo twanditse nuko none nzabona kugusobanurira ibizaba ku bantu bawe mu minsi y'imperuka kuko ibyo weretswe ari igihe gishize kera amaze kumbwira ayo magambo nshobora ku mutwe ndumirwa tuvuge cyane amen munde mwese munde reka mvuge ku mbaraga z'amasengesho mwagize neza kuntumira
igitabo cya Danieli ni igitabo cyanditse mu magambo y'ubwiru, kigira kirumuna cyacyo cyitwa ibyahishuri. Mu magambo agize Bibiliya arimo ibika bine. Igika cya mbere ni amagambo yeruye aboneka mu butumwa bune Matayo, Mariko. Mu Bibiliya yasohoye imbuto, aramishagira, umwana w'ikirara, ni amagambo yeruye. Murakiza cyane amen. Amagambo ya kabiri ni amagambo y'amashusho ngero, kuva n'ahandi n'ahandi yashushanyaga ibizaba. Murakiza cyane amen. Amagambo ya gatatu agize Bibiliya ni amagambo y'ubwenge, Yobu, Zaburi, indirimbo za Salomo n'ahandi. Hari ahavuga ngo nimudufatire ibyana by'ingunzu kuko bimaze inzara zacu zibyangiza. Ibyana by'ingunzu se bamenya ari biki? Ni utwaha dutoya, switi, icyuki, kanyanya, kaneke, utwo nguhaye ikivuka ngo nta na robine bagira, nguhaye ingweba zose zo muri Gishwati nta n'imbwa bagira. Utwo tuntu tw'utudoridori twose ni utugunzu, muri two twagendaga twonona inzabibu. Uruzabibu mu buryo bw'umwuka rushushanya agakiza. Umuzabibu barawubaga bakishima, niyo bawaga bakaririmba Zaburi. Ntabwo barimbaga Zaburi batabanje kunywa inzabibu. Iyo twabonye agakiza ka Yesu turabohoka tukagira kandi naho twaba mbisi dasa ukubita ingorane. Urwo ruzabibu rero rugira ibyonnyi n'inguzi. Turi kumwe? Uzi ko ngiye kwigisha akanya gatoya? Umwana nigisha akanya gatoya. Uvuge ngo komeza. Uvuge ngo komeza. Amagambo ya kane rero agize Bibiliya ni amagambo y'ubwiru, mosokre y'ubwiru, aho bafata umuntu bakamwita inyamaswa, aho bafata umuntu bakamwitiranya n'inyoni. Yego cyangwa bakamwitiranya n'imigezi cyangwa n'imisozi. Ni amagambo y'ubwiru, ibyahishuwe na Danieli. Murakiza cyane amen. Izina Danieli bisobanura ngo Uwiteka ni umucamanza wanjye. Uwiteka kubera umucamanza. Amashyi ku Mana yacu. Nowa, Danieli na Yobu. Gucyanuka kwabo kwakiza ubwabo ubugingo gusa
kunyweramo kuko bakiranuka ndawuririraho mu bwabo bugingo gusa gute gusa Daniel Imana iramwirahiriye ahagarariye ikivugukire ahagarariye iki Daniel imwirahiriye kubera iki ahagarariye umuntu ubona poromosiyo ntabwe ibyo bintu abahanga bose ko byabananiye wabishobora ko bambwiye ko muri hari Imana yishwe barabimbwiye hanga ati ibyo bintu biroroshye mu ijuru hari Imana yishwe amashiko magaje Guadane ahagarariye abantu babona poromosiyo ntibakwe bagakomeza kwamamaza y'Uwiteka nayikiza cyane amen reka vuga Imana irahiri Yobu ahagarariye umuntu ukira yihakana Imana kandi yakena ntiyakana Imana ayaya umuntu ukira ntiyakana Imana yanakena ntiyakana Imana Yena bati icyo gihugu n'abacyakirwa abantu batatu ukira ntiyakana Imana kandi yakena ntiyakana
uzahura n'abakristo tuse kutakiza gusenga nsajyaza iyo nje barandebuzwa kubera ko akakigira amamodoka n'abandi bose bategaga sigaye mbona bansuzugura ubu narahinduye nagiye muri bibi ntabwo uriyo n'abapasitori bandi basigaye basuzugura kandi ari byo wabuze intebe zose z'urusengero bogatungagana basigaye bandeba nabi asigaye anatuka yarabanje bayishite kuko imisari gato y'agatoki anarengwa kuyijira ariko yobo yabashije kurujera. Arabijera ese kutageza gusengera aya iwanyu musigaye muri hasi ubwo dusigaye turi hasi sha korali zanyu ziri hasi n'abakristo banyu bari hasi ngo nagiye ahantu mu rwego rwanjye kandi ubwo yamubwiriye ku kirago turi kumwe imibi tuyira ahantu hamwe turi kumwe aratwishwituye ngo turi hasi kandi abamuhanuriye ni twebwe dusangira idodo n'ubugari imutanze rero adutanze kuko imuzamuye abonye turi hasi ntabwo ariyo abonye turi hehe turi hasi ahagarariye abantu babasha kujera icyubahiro n'ubutunzi babonye bajyana ahinduka nabwo bakajera gucishwa bugufi babonye. Amashyi ku Mana yacu njya kuza muri muhamagaro ntabwo ndi butinde aho nakoraga nari mfite ibiro nicaye ndabesha sha buriya twarakoranye naho biriya biro byari bibi nari mfite biro nicaye mpembwa umushahara nk'iyi mpamagara bakanyitaba mpana ngahanura 7 days suspension iminsi irindwi mu rugo ukayijyamo nakwandiki immediately 7 days suspension ukajya mu rugo cyangwa wagerayo ugaruka muri 3 maze kumva half day ukata igice cy'umunsi tukayakuramo ngo watukanye mu kazi icyo bitaramvaye gutukana gusa ramvaye akwandikira ukagenda naryaga 4 ku munsi kane ndagenda ndashisha mushumba nari dirija akora na kupita korasi umuntu w'igikara rero yabyibushya bisine we saa 3 nido saa 9 nido watandi upati ndagenda nido rero yiwe umubiri urakubwira ngo trese ndagenda ndabyishima ndabimenyera umunsi w'imyangira ngo nzakwiruka irambere ngo naramushatse ndakubura sigura nuko bikwiriye nzakwirukana nzakura muri ako kazi bashe kukujera izo nyama wiri kuzaho nari ngeze ahantu nari ndidirije korali bapanga amasengesho ya korali kuko nari shinge kugenzura ibyo muri kantine nanjye kureba saa 5 nkasanga batetse inyama we turi mu masengesho ugahita nyavamo kandi nawe nikomeza
abamurike turi cyane nawe. Imana irashaka mu kirere cy'umwuka irambura, ibona mu biryo, ibona mu nkono, ibona mu madegeti. Kandi ishaka kugurisha ibintu bikomeye. Irambwira ngo witegure igiye kukwirukana. Kandi irabikora. Banyirukanye mu gitondo saa 2. Sandefo sapo baranyirukana. Naribizi baranyirukana. Sanga bakomya take baranyirukana. Sanga de compte finale nazikoze kera baranyirukana. Akosa. Baranyirukana. Umuhanuzi ati witegure kugiye kuva mu kazi. Abana ne yamana ngenzeho n'inkoze ngo tu. Uzimpamvu nanga bakuza muri ibi bintu, uzimpamvu nabyanga bakuza muri ibi bintu turimo. Ayayayaya ibi bintu baradusuzugura. Kandi ari menyereye kuyobora mu mategeko. Ubwira abantu ngo muhure saa 2 bakaza saa 5 bagasanga wakike nk'ikidufu kijana. Uje bati bihangane mukozi w'Imana uzajye dusabira ku Mana. Kamiza peye ntasubirayo nta kigo kugenda tworoye izo ntama tubyingira muri Nyagasani ngo kuzageza tugeranye. Ibyo ntabwo nari kubyihanganira. Ari kubyihanganira se kandi uko sakamuye iminsi 7. Ahangaha umuntu ikibazo akajya kwa Rebera byananira nakajya kwa regional. Kwa regional byananira nakajya kwa president. Ninze yatanyuzwa agenda mu nzego bashaka. Ayaya ibyo ntabwo nari kubivamo. Akagukubita imirongo ya Bibiliya. Ariko murabona ngo yusi urapotaje bijambo ry'Imana ribona gutya ngizigunitse ngo muzunge hatande hate ngo kandi abajyangeya ngo bashire ku bitugu cyose nari kubiva taranje kujya mu ikosi. Ndagenda ndakubitika imyaka 11 burya twahoraga 10 ariko bamurike twari cyane nawe. Yani do inkoko kamo neza imvamo yumva amapantaro aranguruka. Ayaya kandi Imana yagara gukomeza ubigaciro ujye kuririmba Nyamirambo kandi ukomeza ubedirija. Usanga kujyayo abana bazarwara imvunja bazarwara bwaki kugira ngo barengere ryayo. Ngiye kujya ngo ndengera abana n'umugore. Abana barwara merwe cyahise byo ku matwi ya manque de vitamine. Umugore ava ku biro 50 agira aho biro 15 urugo rurandembana abantu barandembana bagenda. Uruko bigenza Nikosi byo mutariki imyaka 11. Ahagarara umuntu ujya muri promotion akanjira yana nanuka akanjira. Naho wowe n'abavugi hamwe muhanda ntabwo nzasubira gusenga nagatumbaga nabonye iminwa y'inyeganyeza ntabwo ariwe bavugaga ahubwo waracanganyikiwe. Sinebe nanditse ntabwo basha gushira ayo bibigezemo ambara imbaraga amashikomane yaje. Mu bantu nahaye akazi ni benshi ndabesha. Abakozi 700 twakoranaga bazari kimwe cya kagari byo ubwabyo bajyana akazi. Nabuze n'umpa akazi ko kubara iburoso. Ndagenda napapoka musu byinjira yashinzwe mu gaciro sangwa nicara hasi ndarata uri ukondesha uko ndarata kaburi birano ndaranja. Ariko sema Imana irantabara.
nibwo nahimbye indirimbo nyinshi muri iyo nzara. Indirimbo nyinshi nazihimbye ngenda n'amaguru, amanyoni ndakaza amatekino amarege inyuma hashoje ariko imbere habyibushye kubera ko basha kujera situation. Niyo mpamvu yavuze ngo reka pimirwe ku minzani rishya. Niyo waruze hanyuma Uwiteka azakuramo, azabona gutungana kwanjye. Kandi wagira ngo yampamagaye narakoraga mikeya mu rusengero. Tekata iri jambo haragira imirimo myinshi. Kandi iri jambo narishinzwe amasengesho, narishinzwe inyubako. Nari perezida mpuzamakorari muri paruwasi, perezida mpuzamakorari mu mudugudu, nsabira abageni, ntahira urugo. Numvaga bihagije, Imana iragamoya nyicisha za myaka 10 ariko yarandengeye. Amashyi ku Mana yacu. Naho cyaba kirimo Yobu cyangwa Daniel cyangwa no bakizuga ubugingo aho abigendera. Nowa ahagarariye iki? Nowa ahagarariye abantu bakora umurimo w'Imana barushye kandi igihe kirekire nta sikise bafite, nta n'ubazi. Yego kandi ahagarariye abantu bera imbuto, bagerageza kwera imbuto, ijuru rikabamenya ariko rubanda ntibabamenye. Ntibagire gute? Nigeze kuva kwigaho nigaga mpura n'umukecuru saa 3 z'ijoro. Mubonye ndamumenye kandi ndataye igaciro, wagenda ashoka mu ntoki saa 3 z'ijoro. None ntihagara ugiye he? Ati ngiye kuyibwira. Kuyibwira uri reverase koko, uri representase koko, ugiye kuyibwira. Ngiye kuyibwira. Nuse kutayo ngiye kuyibwirira ahantu kwa Yoeli. Ubona afite muranwa ngiye kuyibwira. Aho yagiye kuyibwira nta n'uwamuguriye amazi, nta n'imodoka yamutwaye, habe nta rumenja. Niwe wikoca ariko ijoro rirabimenya. Ayo mashini y'Imana zikana mumwikiriza. Agiye kuyibwira. Ejo bundi mu mujyi nawe n'undi muntu ashaka kuvuga kuri Nowa, uvuga ubutumwa nta sikisi ategereje, nta mashyi akomewe, nta gihembo, ndetse akenshi nta n'abamukurikiye. Ntagareye abantu bavuga ubutumwa n'abandi bakuru mu muryango, gasengera umugabo nana akazakoroka. Reka da ngo yaciye 8 gusa mu myaka 100. Hagarariye abantu bavuga ubutumwa, agakorera Yesu nta sikisi, nta kukomerwa yona. Mpura n'umugabo ati mvuye kuyibwira guteze. Kwibwira gute? Ati ndaraye nyibwira. Kwibwira guteze? Ati ndaraye ngenda nyibwira umujyi wa Kigali. Niwe ushinzwe umutekano? Ati nanjye ndawushinzwe mu mwuka. Ati ndawushinzwe. Ndamureba asanga ntawe umuzi, ariko mu ijuru baramuzi. Amashyi ku Mana yacu. Nguwo Daniel. Haleluya. Reka mva ahangaha nirukanka sosa. Igitabo cya Danieli kirimo ibice 3. Igice cya mbere kugeza ku cya 6 ni Imana irimo kwigaragariza mu mpande zitandukanye. Imwe yanyuraga ku mwami akarota, ubundi kwigaragariza mu muriro. Mujye mubibona yigaragaje mu muriro, mujye mubibona yigaragaje mu itanura ry'iwawe,
igaseruka kandi ngo mwitamura hahora mu wakane wo kuturengera. Haleluya, haleluya, haleluya. Igice cya mbere kugeza ku cya gatandatu ni Imana irimo kwigaragaza, irimo kwikorera amavuna, irimo gukora amavuna. Iyo bavuze amavuna ntabwo mubyumva, ni ibintu Imana ikorera mu bantu b'indakekwa. Ushobora kujya kubona umuntu wavukanye ubuhumyi cyangwa umuntu ugayitse inyuma ariko Imana ikaba muri we. Ayo ni amavuna. Indwara zigakira kandi zikijwe n'abantu batize ikiganga. Murakiza cyane ngamena. Igice cya mbere rero kugeza ku cya gatandatu Imana irimo kwikorera amavuna inyuze mu basore cyangwa irotesheje umwami cyangwa inyuze mu kanwa k'intare, mu nzobo z'intare, cyangwa inyuze mu migambi y'ucakura ikayicamo kabiri. Daniyeli rero ni aho ngaho Imana irimo kumukoresha na bagenzi be, idarapo ry'Uwiteka rikazamuka i Babuloni. Imana ishimwe, Imana ihimbawe. Abiyeshejwe n'iki? Abiyeshejwe n'iki? Afite iturufu imwe, kutiyandurisha ibyo kurya by'ingano. Kutiyandurisha ibyo kurya by'iki? Aramye kubera iki? Aramye mu buhanuzi kubera iki? Aramye muri uwo murimo kubera iki? Ni ikintu kimwe, ni iturufu imwe, kutiyitirira igikorwa Imana imukoresheje. Ni iturufu yatumye aramba. Kutiyitirira Imana imukoresheje byatumye aramba. Kutiyitirira igikorwa. Nahatwitse, twahabahuye, banzuza n'amavuta, ohereza amavuta, ntabwo uzahana. Ugomba kutiyitirira igikorwa Imana igukoresheje. Abatwika umutwe cyane amen. Igice cya karindwi kugeza ku cya 11 ni inyamaswa zishushanya amami uko yakurikiranaga. Ni inyamaswa zishushanya amami uko yakurikiranaga. Intare, idubu, ingwe n'inyamaswa idasa n'izambere. Ibyo ngibyo ni ikintu cyigisho. Murangiza cyane amen. Ni inyamaswa zihagarariye abantu icyo gihe. Igice cya nyuma cya gatatu ni uguhera ku gice cya 11 kugeza ku cya 12 aho bavuga ibuye rizaza rikamena ibindi, ari we Kristo Yesu. Amashyi ku Bwana yacu. Daniyeli abigenje ate soze kugira ngo dusenge? Abigenje ate? Abikoze gute? Ngo aragiye ngo ajya mu mizingo y'ibitabo mu buryo cyo gusoza. Ngo ageze mu mizingo y'ibitabo by'ubuhanuzi ngo asanga Yeremiya yahanuye ko bazamara imyaka 70 i Babuloni, kandi iyo myaka yendaga gushira. Abona rero nta kindi kirengera, abona nta wundi yakwitabaza, abona ko akwiye kubwira Uwiteka Nyiringabo. Ajya mu masengesho rero, agiye gutakambira bene wabo, yatura n'ibyaha bya bene wabo kugira ngo Uwiteka yugurure amarembo. Ayagiyemo rero atangira gusenga. Atangiye gusenga, hano twasomye amasengesho
icyo nshaka kuvuga Joseline ntabwo ari abamediko mutere ni imvugo y'umwuka ntabwo ari abamedi muzefashaka oya ko mutere ahubwo cyane amasengesho yasenze yaragira ari downloadinga azenguruka imedi umutima ashaka umutima uzahuza n'icyifuzo cyawe. Daniel impamvu yatinze Imana no gushaka umutima uzaba konvenki uhuje n'icyifuzo wasengeye. Mumurikire amagambo yumva nabi ntabwo ari abamedi kumutera oya ahubwo ukimara kuyasenga nazengurutse mu baminisitiri nzenguruka mu basenateri nzenguruka muri bamwe aho ngaho hose za Babuloni aho ngaho hose kwa Badariyo n'ahandi ndazenguruka ashaka umutima washyira mu bikorwa ibyo wasengeye. Wewe wanyumvise icyatumye atinda sinshaka kukuzanira pirate icyatumye atinda ntabwo ushaka kukuzanira pirate kuko gusenga kwawe kwarugizwe ayo ni amashimana yacu. Ubatanye kubwira intambara yabaye warasenze burumvikana ariko icyanyerereje ntabwo ushaka kukuzanira pirate ahubwo nohereje marayika Gaburiyeli niwe ubanza aragenda arafayiringa. Gaburiyeli ndamutumye mu ntara bagenda reba umugore n'umugabo baryamanye amasengesho asenze akomanga ku mutima agasanga barinangiye. Yagiye rero mu bacuruzi muvukana asanga ntabwo bakwitayeho. Marayika Gaburiyeli yapusa ntibumve agenda azamuka intara bafite ubushobozi bw'ibisubizo byawe aramubura. Mbonye ugiye gufeiringa rero nohereza ino televasiyo ya Mikayeli. Haleluya haleluya. Dore mbonye ugiye gufeiringa kubera amasengesho wasenze nohereje izindi mbaraga z'undi muntu w'umunyabushobozi witwa Mikayeli. Nawe Gaburiyeli we byari byanze yari yabuze umutima yuzuza n'ibyifuzo byawe ngo ubyemere. Hanyuma rero Mikayeli aje wamurwanya ukomeye niwe wageze ku ntego. Dore uko byagenze izi Mikayeli yakoze we yarazengurutse arusha Gaburiyeli waragenda arazenguruka mu baminisitiri kurekura abaheburayo ntabwo byoroshye aragenda arazenguruka mu basenateri arazenguruka mu banyabushobozi b'icyo gihe n'abatware we kuko afite imbaraga yahereye ahakomeye kugira ngo azakuzanire orujinali. Uzi ko yagiye kwa Kuro abamuriye turi cyane kamera uzi ko yagiye kwa Kuro abagereye ngiye mutabasha kugera amasengesho agira amababa ntagomba visa ntategereza ibyumweru ndetse n'umwana mutuzi gusenga Imana. Amasengesho ntabwo umukomisiyoneri ahita agenda agakomanga mu ijuru
irangi ricitse akarenga abantu bafite imbunda zikomeye n'abagira za darubindi zireba anyura hagati agasanga bosi mu gitanda Daniel impamvu natinze byatewe no gufiringa kwa Gabriel ariko nohereje n'umutwaro uzi kurwana witwa Mikayeli we rero ufite imbaraga zikomeye kandi niba nanjye agiye kugusabira muri iri teraniro zo guhera hashaka yahereye kwa Kuro aragenda gufata umutima arawujanjagura yabise makumyabiri guhera gusenga kwa Rwiswe habona ashatse imbaraga zizazana ibintu bya original none naho undi bigezeho ni Mikayeli ugiye kwa Kuro amwemeje ko muzataha kandi azabaha ibyo mukeneye byose none rero Daniel nayo makuru narusha kukubwira abamurike tuve cyane amen n'ugire ngo byaratinze ahubwo yari Dawudi mwiza wasenze abaje gusenga tuve cyane amen aracyashakisha kandi ashobora kura muri ba anko n'abatatine akajya mu ntara akabura umuntu akajya ku mupaka akabura umuntu amasengesho ko arenga mipaka kandi arenga n'abandi yagiye gushakisha no mu bazungu yageraho no mu migabane yageraho uzukajya no mu gitaka kigahinduka terite abashinwa bakaza kukigura burya ayo wasenze ubwire ngo ayo wasenze ntugire ngo wararangaranywe haleluya ntugire ngo ijuru ryarakurengaranye ahubwo yarumviswe ahubwo icyo gishakisha hari interivasiyo twohereje sirimo gushaka umutima uzahuza n'icyifuzo cyawe ubundi marayika akakuzanira igisubizo amashyi y'umwanya Daniel humura usenga kwa Rwiswe ariko icyanemeje ni urugamba rukomeye wowe rero kagasaca kwa Kuro na Daniel oye yo uzamo yagera ahantu hakomeye yagera nk'umwana wawe akaguha inkwano nyinshi inkwano zitavuga umuco nyarwanda bati ndagukunze igihe nzakubakira inzu ugure n'imodoka mbe n'izo ukodesha impamvu yatinze aracyazana ibintu bifatika ayo mashini y'Imana none se Daniel uzimpamvu yatinze ni ukugira ngo Imana ibanze kumese n'izo ntwara zose ibanze kunoze irangiza izaguha ibisubizo ubasha kwihereza icyo ushaka urabizi Daniel impamvu yatinze aracyashakisha igisubizo cya original kizaramba ku buryo n'ikizaza ngo uru ni urutoki rw'Uwiteka rubikoze n'ukuri murangikiza cyane amen nigeze gusenga Imana muri iyo mirimo muri iyo nzira shaka inzira ndayibona nibuka ko Uwiteka asubiza senga uburyo bwose amasengesho y'uburyo bwose tugiye gusenga Imana amasengesho y'uburyo bwose diporome nari mfite nazishyize mu ivarisi n'abantu baya
enye y'amezi nishyira mu ivarisi mu mpapuro ndamanuka njya mu cyo bita amasengesho y'ubupfu, amasengesho ameze nk'ay'uburofa wikuramo logike ariko ubu wakona narakorose narakogotse mudameze nk'aho ivubi yagira ngo narwaye sida oya nzajya nibwira nanjye njya nk'abandi akana maneno shaka amasengesho y'uburyo bwose fata y'uburyo bwose aho byashobokaga kwaje aho byashobokaga gobzore aho byashobokaga mu masaro aho byashobokaga ndose ranze ko twajyaga duhura cerike pari tugahura cerike pari aho byashobokaga ukagenda n'amaguru bagira ngo nawe uri mu nzira nk'abandi nawe urimo kwibwira kazenguruka kaburimbo zajya ubwoko ay'uburyo bwose bakagira ngo nawe uragenda nk'abandi nawe ugiye kurangura muri nibature nk'abandi nawe uri muri nibature yawe ay'uburyo bwose ay'uburyo bwose ayo muri nibature ukayasenga ayo imbere y'igitanda saa 9 ukayasenga igihe abandi bashyizweyo ukayasenga ayo kuzinduka mu iteraniro tugazinduka hari wandeba neza ni ukwiresa ndamanuka negera abantu bambaye kandamizi gasa nkabegera mwabica ngo Jesu controle amaze utakontrole ibiki ndamanuka diplome ndazibika ndamanuka mu bantu bambaye kandamizi dodeshe mushipiri barya bagira amazu kanwa aguhinzu kandi we ntayafite barya bagira visa mu kanwa barya bagira ibinini bikiza indwara barya batera inda ubyaro rwaruza akayigutera kandi ari gutaha akamurataha ibishyimbo bya metero ni aya masengesho bita amasengesho y'ubuvuga ibibwirizwa ukamanuka muri rubanda ukumva icyo Imana ivuga abativuze ngo kisha n'abatiragira kumenya n'iyashisha ndamanuka twarenganye urabizigiye nakumenye twarenganye ndamanuka nzishira mu kabati nshishira mu ivarisi ndamanuka muri ba bantu bambaye bodaboda ba bandi mwirengagiza burya bafite imana ndashaka imboneko ariko uburyo bwayo kiboneka musumenya gusenga mutarambira ati Imana irambwira Imana kuyinzara mu ndi wawe ati Imana irirahishe temize kwa muyomba temize hana Imana igikora bitangaza amashiko mwaje mushaka igitangaza Imana igikore Imana ikucyujije kunywa amazi yonyine Imana yanyujije amazi yonyine vo kugira ngo batazabona bageze amafaranga bakagira ngo ringira were Imana ikubyurije mbere kunywa amazi baratangiye ndabyuma akamata ariko ratujijishe naho navuganye niyera araje kubwira Imana tuge cyane mama umunsi umwe kugira ngo Imana imusohoze amasengesho arinda aratembera Afurika buri mutima aratembera Aziya aratembera Daniel gusenga kwantu haramwizwe Imana ashaka kuzakuzana original aratembera muri mujyi wa Kigali umaze imyaka myinshi bizana kavukire aratembera nanjye nkomeza gutitiriza kuko waje aragenda Amerika aragenda Canada aragenda Australia aragenda ahantu hose nanjye nkomeza kuyigundira no kutayireba ariko irakora nkomeza kurindira mugakiza no gukiranuka data we aragenda agera mu Burayi ahataba data ahataba mama ahataba mwene wacu agera ku mudamu umwe twahirukana 1992 arangara mu Bosco aragenda arakomanga asanga umutima uhuje n'ikifuzo cyanjye
marayika Mikayeli yamugezeho arantelefona aravuga ngo Bosco we ni Karameli ngibyawe narabyumvise ntiwumvise ibiki ngibyawe narabyumvise sinkuvugisha benshi ndagira ngo mwohereze amafaranga banzurigiye sishaka kukuvugisha amagambo menshi andika nimero za kode ujye kuri beka nohereje amadolari zanyu ndagenda bekuza amadolari zaburi yanze bonatachi witeka ngira gute arantabara ndagenda nguramo imyenda ndagenda ndasusuruka ye baba data we gusenga kumukiranitse kugira umumaro mwinshi yasenga kuvugo kuva nyuma ya telefone Imana iramubwira ciye inzara muri wawe kuvugo amen 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 kuvugo kugeza magingo aya urabona ntarya no kubera Imana kuvugo kugeza magingo aya ntabwo bagera kuri byo kurya mu wanjye Daniel we ntabwo kensenge Daniel we uhereye munsi watangiye gushishikara gusenga no gucisha bugufi amasengesho yawe yagize gute yarumvise ariko ndacyabaye habaye imbogamizi nohereza marayika ukomeye nje kukubwira ngo Imana nikohereza marayika ugize gute ukomeye ntabwo ibisubizo byawe Uwiteka azabizana guma mu gakiza guma mu kwihangana guma mu gufura guma mu bunyangamugayo guma mu gukiranuka amasengesho wasenze aya wasenze haleluya aya wasenze nayo wasenze azakuzanira igisubizo gikwiriye Imana niba umugisha mu izina rya Yesu tugiye gusenga Imana kandi turasenga pe tugiye gusenga Imana nawe ungura akamusenge nawe usenge Mana yanjye komeza ugufasha Morero amashi Bikomeye